muraho bwoko bw'Imana, muraho neza. Yesu nashimwe, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uyu munsi ni umunsi w'isabato rwose Imana yashizeho kugira ngo abayikunda bajye baruhuka maze bamererwe neza. Ariko kuruhuka mvuga si ibyane kuba wagiye mu kazi, ahubwo ni ukuba abantu baterana maze bagasenga. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntukirengagize guterana kwera, kugira ngo nyine uhure na bagenzi bawe muhane ubuhamya, mubwirane iby'urukundo, uko Imana yagiye igirira abantu neza. Burya aho umuntu yari acitse intege, ubuhamya bwa mugenzi we buramukomeza, maze nk'abari bagiye no kwiyahura ndetse no kubivamo bakongera bagakomera bagashikama mu Mana. Tugiye kuririmba indirimbo iri mu gitabo indirimbo zo guhimbaza Imana, indirimbo ya 15 yitwa urukundo rwa Yesu. Hanyuma turaza no gusoma isomo rimwe, hanyuma niturangiza noneho turaza kurivugaho gake, turaza gusoza turi gusenga. Ariko mbararikire gukunda Imana no kuyikorera, kuko yo ibyadukoreye ni byinshi cyane, ni umurengera, biraturenze cyane, ariko ahari sinzi niba abantu bose babiha agaciro. Indirimbo ya 15. Urukundo rwa Yesu rwageze kuri twebwe, rudukuraho rwose urubanza rwo gupfa. Aradukunda, 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 Yesu mutabaze. Abatari bahabwa ubugingo bw'iteka, twihute tubabwire urukundo rwa Yesu. Aradukunda, 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 Yesu mutabazi. Uko yaradukunze, yadupfiriye twese, natwe dukunde dutyo abakiri mu byaha. Aradukunda, 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 Yesu mutabaze. Aho Yesu azazira, aje kwima ingoma ye, nibwo tuzumva ijwi rye ati mwakoze neza. Aradukunda, 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 Yesu mutabaze. Mutima weze mazubu wawe, wambambiwe ku giti, nzagukunda mu wawe. Aradukunda,
aradukunda Yesu mutabazi. Indirimbo ya 15 nuko tuyishoje, ariko turaza kuyigarukaho mu rwego kugira ngo twumve amagambo noneho ayigize, kuko hari abantu benshi bajya baririmba indirimbo bakumva iranezeza bitewe n'injyana, ariko ntibite ku magambo agize iyo ndirimbo. Nicyo kintu cyane cyane turi buze kuza kwibandaho. Rero mumeze mute? Isabato yanyu yagenze ite? Imana yabarinze, twizere ko mwagize umunsi w'umunezero. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero ibi byose dukora, tubanze twibuke neza ko turi abanyabyaha. Turi abanyabyaha bakeneye umwami ukiza ibyaha. Uwo mwami nta wundi ni Yesu Kristo, kandi Yesu yiteguye, ariteguye cyane. Agize atya, ateze ibiganza, ateze amaboko ngo umusange, ateze amaboko ngo akwakire, maze uze umugwe mu gituza. Ariteguye kubwira ati, mwana wanjye karibu nanone, ukwiriye imbabazi. Ese ni kangahe ducumura ku Mana? Ni kangahe twirengagiza ibikwiriye, ugasanga twibereye mu bitunezeza, nyamara mu by'ukuri hari babikwiriye. Ugasanga abantu bibereye mu byitwa ahari twakwita ibirori. Ibirori ugasanga ni by'abantu biberamo rwose, babiha agaciro kurusha ijambo ry'Imana. Nyamara iri jambo ry'Imana ni ijambo ryiza cyane, ni ijambo ryiza cyane kuko ryuzuyemo inama nziza. Ese ubundi ibindi bitabo ko abantu babisoma, ariko byagera kuri Bibiliya abantu bakayitinya, harya bishatse kuvuga iki? Ko umuntu abonye ikindi gitabo yumva yagisoma, cya business, ubucuruzi, ubuzima, ni gute watera imbere vuba vuba ukabara gisomye? Ariko ni gute igitabo kivuga ubugingo bw'iherezo cyangwa se ubugingo bw'iteka ryose abantu batinya kugisoma? Kubera abantu batekereza ko hari ari ibintu bitazasohora. Ngo ibyo byaravuzwe, basogokuru barabivuze. Ariko niba wemera ko sogokuru na sogokuruza babayeho utarababonye, nkatwe rwose ko turi n'abana, numva ko sogokuruza yabayeho, ndamwemera cyane. Yemwe navuga ngo ndanamukunda, kuko ntago namwanga, kandi nkunda data niba ariho nkabamukunda, sinakwanga abakomokaho. Rero icyo cyonyine, niba ubyemera ko hari abakurambere ba mbere, wemera cyane, ukagenda ukagera ku bandi bakureba ibwami nabo mukomokaho, ukabemera nabo ko bariho, kubera ko utemera umwami Yesu. Rero bari kuvuga ngo Yesu wo ntiyabayeho, ni ukubesha. Kudahakana ko sogokuru wawe atabayeho ko ari ukubesha, kuko nawe ntiwigeze umubonaho. Abagize amahirwe yo kubabona, Imana ishimwe. Ariko hari abandi tutabonye n'amafoto rwose, ariko turabyemera neza. Uko ntago ntekereza ko papa yapfuye kubaho gusa adafite umuntu akomokaho, kuko nanjye ndiho, kuko hari umuntu nakomotseho. Ubwo rero bigombye gukomeza bikagera ku wundi muntu dukomokaho twese, aribyo bigaragaza ko turi umwe byanze bikunze. Rero izina ry'Imana ririhabwa icyubahiro. Hanyuma hari ijambo riri muri Yohana, turarisoma mu izina rya Yesu, turarisoma twishingikirije ku cyo ijambo ry'Imana ritubwira. Turaza kurihuza n'indirimbo twaririmbye ya 15 mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Turarebera hamwe muri Yohana mu isezerano rishasha. Hanyuma iki ni Yohana, isezerano rishya ni isezerano ry'igihe Yesu yari hano ku isi, ibyabereyemo byose, ndetse n'ibindi bigiye bitandukana byahishuwe nabyo Yohana rwose arabihishura, arabivuga byose bijyanye n'umwami Yesu ndetse n'ibizabaho mu minsi y'imperuka. Ariko turasoma muri Yohana mu gice cya 17, Yohana igice cya 17 umurongo wa 3. Ariko umutwe w'ijambo uravuga uti, Yesu asabira abigishwa be n'abandi bose bazamwizera. Haleluya. Yesu asabira
abigishwa be n'abandi bose bazamwizera. Ese wakwitwaza iki uvuga ngo icyo gihe cya Yesu sinarindiho? Ariko umva ijambo ukuntu rivuze ngo n'abandi bose bazamwizera, kuko Yesu yarazi neza ko hari abandi bazabaho mu gihe Yesu azaba yarasubiye mu ijuru, aribo twebwe. N'abandi bose rero bazamwizera. Ese uramwizeye? Ese wizera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe? Reka dusome umurongo wa 3. Haravuga ati, ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Ndasubiramo umurongo wa 3. Ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero iri ni ijambo rivuzwe rya Bibiliya. Imana duhe kurisobanukirwa no kuryumva, ko dukwiye kumenya ko ubugingo buhoraho ari bumwe bwonyine, ko ari ukumenya Imana yonyine, hanyuma tukamenya na Yesu umwana wayo, ko ari bwo bugingo buhoraho bwonyine. Nibwo bugingo, nibwo buzima. Iyo bavuze ubuzima n'ubugingo biratandukanye, kuko muri ubu buzima, ubuzima burapfa, ariko ubuzima bwacunguwe bwakiriye Yesu, ubwo buzima ntibupfa. Ubwo buzima bushobora gupfa, hagapfuye umubiri n'ibindi, ariko ubugingo buba buzataha ijuru. Izina ry'Imana rishimwe. Rero basabe mwese guhugukira no gukunda ijambo ry'Imana. Nyamara turi abanyabyaha, ariko abanyabyaha, umunyabyaha wizeye gukira aruta cyane Yesu. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana yanga ibyaha ariko ikunda abanyabyaha. Impamvu ikunda abanyabyaha ni uko ibigira ngo bareke bya byaha maze bagaruke. Nibayigarukira bya byaha bibakurweho, wa mutwaro ubaveho, maze barokoke, ntibongere guhura n'ibigeragezo ukundi. Umwami Yesu abururutseho umutwaro w'ibyaha, maze noneho bakire, baruhuke ku mitima, ntibongere guhora bashavuye, maze basingize uhoraho. Imana ishimwe cyane. Rero mwese mutwumva, reka tugaruke kuri ya ndirimbo. Ndayisoma amagambo yayo, wenda hari ye nyasobanura gakeya, ntabwo nyasobanura cyane, ariko ni indirimbo ya 15, urukundo rwa Yesu. Igice cya mbere kiravuga ngo urukundo rwa Yesu rwageze kuri twebwe, rudukuraho rwose urubanza rwo gupfa. Ntimugatinye gupfa, ntitugatinye urupfu, kubera rwose urukundo rwa Yesu rwadukuyeho urubanza rwo gupfa. Ntimukagire ubwoba, ntabwo turi abo gutinya, turi abaneshi. Ubwoba ni bushire, Yesu yavuye mu gituro. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Gusubiramo, aradukunda, aradukunda, aradukunda. Yesu mutabazi aradukunda rwose. Ibyo byo ntabwo arukubesha. Icya kabiri, abatari bahabwa ubugingo bw'iteka, twihute tubabwire urukundo rwa Yesu. Abatari bahabwa ubugingo bw'iteka, batari bamenya ko Yesu ari urukundo, twihute tubabwire urukundo rwa Yesu. Ntabwo ari urukundo rwa Nkusi, ntabwo ari urukundo rw'undi muntu wari wese, ntabwo ari urukundo rw'umuvandimwe turi kumwe kuri kamera, ntabwo ari urukundo rw'undi wari we wese ukomeye. Si urukundo rw'abami, ni urukundo rwa Yesu. Yego Yesu ni umwami, ni umwami w'isi n'ijuru, ariko nta wundi muntu ufite urukundo rwakiza umuntu uretse urukundo rwa Yesu. Icya gatatu, kuko yaradukunze, yadupfiriye twese, natwe dukunde dutyo abakiri mu byaha. Igiteye agahinda rero, abitwa barokotse, abitwa ko bakorera Yesu, usanga aho gukunda abakiri mu byaha, ahubwo babatera utwatsi ngo ntago nabana n'abanyabyaha, ntabwo navugana n'umunyabyaha, ntabwo nakwegera umunyabyaha. Nyamara se nutamwerera imbuto, umwerera imbuto nziza, imbuto zanditse mu ijambo ry'Imana, nutamwerera imbuto, bavandimwe, azabwirwa n'iki kuri umukristo? Azabwirwa n'iki ko wacunguwe na Yesu? Nutamwereka urukundo nk'urwo Yesu yatweretse, azabwirwa n'iki kuri umuntu koko w'Imana? Niba ucyangana ukagira uwo wanga, rwose nawe ukeneye kwakira Yesu nk'umukiza n'umwami, kuko Yesu yaradukunze twese, adupfira twese atavanguye. None wowe
uranga abantu ushingiye kuki? Rwose dukwiye gucyahana, kwangana si byiza, rwose dukwiye gukunda bagenzi bacu, ni n'itegeko ryanditse mu mategeko 10. Ikindi rero navuga kuri iki gice, uko yaradukunze yadupfiriye twese, natwe dukunde dutyo akiri mu byaha. Reka tubakunde, tubigarurire, twese turi abanyabyaha. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo twese twaracumuye ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Ni twese, ntabwo bavuga ngo bose, ntabwo ijambo ry'Imana rivuga ngo bariye, ahubwo ijambo ry'Imana rivuga ngo twese twaracumuye ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Reka rero twese tugerageze kwemera ko twese tukiri mu byaha, kandi ko ukiri mu byaha yacumura, cyo gukora twe turwana no kwihana no kwizera atubere umwami wo kutubabarira, umwami ukwiriye. Igice cya 4, aho Yesu azazira aje kwima ingoma ye, nibwo tuzumva ijwi rye ati mwakoze neza. Haleluya. Ni bande azabwira ati mwakoze neza? Ni abamukoreye bakamugandukira, bakamugarukira, bakagarura abandi, abari mu irimbukiro bakabagarurisha ineza n'urukundo, bakabagarura ku mwami Yesu, nabo bakazarokoka. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero wijye ugaya mugenzi wawe ngo umurengo ari mu byaha, ubura amaso amureba, ubura amaso nyabuna ntawe umenya ibibera mu isi. Hari ubwo aba yumiwe ari mu kaga, tugira inyandiko zitwa kaga gaheruka. Hari ubwo aba ari mu kaga katamworoheye. Nyabuna ntukamurebane iseseme, ntukamurebane ibirutsi, ntukamurebe nk'ugiye mu irimbukiro, ahubwo uzamwegere umugarushe neza n'urukundo, maze umubwire uti Yesu aragukunda kandi niwe gisubizo cyawe. Humura, agufitiye ibisubizo byinshi. Humura, aragukunda kandi numwizera azaguha kuva muri ibi, maze umutima wawe uruhuke, utuze, ubohoke, ugarurirwe umunezero muri wowe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hanyuma icya 5, akira uyu mutima weze maze ubu wawe. Ubwo ni Yesu. Akira uyu mutima Yesu weze maze ubu wawe, wambambiwe ku giti nzagukunda mbo wawe. Iri jambo ninde waribwira undi? Ninde waribwira Yesu ati nzagukunda mbo wawe Yesu? Kuko ni ijambo rikomeye cyane, ni ijambo ryiza, maze ntutezuke, uzakunda Yesu, niwe nshuti nyanshuti. Hari terimi bahanze ahangaha ngo yemwe koko ngo inshuti ni Yesu. Ugira ngo wababeshya? Inshuti ni Yesu, ni idahinduka. Niwe wabitsa amabanga ntazakuvemo, niwe wenyine wabwira ibyawe mu marira, ntazagira uwabwira ko wariraga. Ariko izindi nshuti uzibwira ko warize, yemwe mukanya zikabwira abandi gura ni mumureke ahorana amarira, kandi koko baba yabonye. Rero wikwirirwa bereka abagenzi bawe amarira, ahubwo bereka Yesu ko warize, maze Yesu aza guhanagura amarira, agutahe mu mutima, agutere ishema n'ibyishimo byo kutazongera kurira ukundi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka rero uyu munsi mbabwire ngo Yesu arabakunda, yiteguye kubakira, yiteguye ko neza nyabuna nawe ibyaha byawe byatukura tukutuku arabyeza biba umweru bise na sheregi. Ngaho rero izere, witegure, maze Yesu azagukiza, kandi yiteguye gushyira mu mugabane w'abana be. Rwose ntugire ikibazo hari ngo ibyaha byawe warashayishije ni byinshi cyane. Nta byaha Yesu atababarira, byose arabibarira, ndetse abanyabyaha niba bakeneye cyane kugira babarirwe, kugira ngo bazatahane ijuru n'abandi bera. Izina rya Yesu, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Murakoze cyane. Ngaho rero nizere ko tugira ibihe byinshi byo gusangira ijambo ry'Imana, kandi ntimugacogore. Ni ukuri Imana niyo bisubizo bya bose, abababaye, abashonje, abarwaye, imfubyi, abapfakazi, abasaza, abakecuru, abitwa ko bajugunywe, babaye akahebwe, badafite ababa hafi. Muhumure, Yesu ari hafi kandi ntabwo azabatererana. Izina rye rihabwa icyubahiro, kandi mukomere ku Mana, niwe murengezi uhoraho. Ngaho mukomere, ntimutezuke, musubizwemo imbaraga. Amen. Hello, muri kumwe nanjye Nkusi Alphonse. Benshi banzi ku yandi mazina atandukanye, ariko ntabwo ari ngombwa cyane. Rero nkunda kubabwira ngo sinjya nigiza nkana habe namba, kandi gahunda aba ari gahunda. Iyo dutangiye tuba tuzasoza, iyo dutangiye ibikorwa kandi niyo bigezemo hagati tuba tuzakomeza turacumbukura, ntago turabacumbitsi ku gahinga. Rero ndagira mbabwire ngo gahunda ni gahunda. Hano turi kumwe na Inkumburwa Family TV,
mwese nabarerekera gukora subscribe, comment and like then and share kugira ngo ibi byiza byose dusangira ibitekerezo bikwiriye bijye bigera kuri benshi. Turabakunda, turabakumbura kandi twizeye neza ko tuzakorana neza. Yes, turabemera. Amen. Ciao ciao.